N'abana babiri bigaga amashuri abanza bo mu karere ka Kayonza barimo ufite imyaka 6 n'undi ufite imyaka 8 bakaba barayibishwe n'umuvu w'amazi yaturutse ku mvura nyinshi cyane yarayihaguye ikabasanga bugamye munsi y'ikiraro gicamo amazi. Ibi rero bibaye kuri wa kane ahagana saa 6 n'igice mu mudugudu wa Kinzovu mu kagari ka Kinzovu mu murenge wa Kabarondo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo witwa Kagabo Jean Paul yabwiye itangazamakuru ko iyi mvura yaguye mu minota mike ariko igwa ari nyinshi cyane ngo yasanze abo bana bari kuva ku ishuri ari 6 babonye iguye bahitamo kugama munsi y'ikiraro ari naho umuvu w'amazi wabasanze. Ati n'imvura yaguye itunguranye ahagana saa 6 n'igice igwa ari nyinshi cyane. Abana ati bari bamenyereye rero izuba ati kuko uburyo ngo ryari rimaze iminsi ryaka ryari nyinshi cyane. Ati hari abana 6 rero ati bari kuva ku ishuri ati babonye imvura iguye bajya kugama munsi y'ikiraro gicamo amazi. Imvura ati yakomeje kwiyongera umuvu w'amazi ubasangamo ari mwinshi cyane. Abana babiri ubarusha imbaraga ubatwara nka metero zigera kuri 400 ugenda ubakurubana mu mferege w'amazi ati birangira bapfuye. Uyu muyobozi yavuze ko imvura igihita bahise rero bahagera basanga abo bana bamaze gupfa uko ari babiri mu gihe abandi 4 bo babashije kuvamo bagahunga. Yasabye rero ababyeyi n'abarimu kandi kwibutsa abana ko iyo imvura iguye bakwiriye kugama ahantu heza hari umutekano bakirinda kugama munsi y'ibiti ndetse no mu miferege y'amazi nk'uko uyu muyobozi yagiye abigarukaho muri aka karere ka Kayonza. Reka tubifurize kugira iruhuko ridashira. Mu yandi makuru ati gutera u Rwanda no kwiyahura akaba ari Colonel Nshimiyimana wahoze ari intasi muri FDLR yiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Colonel Nshimiyimana Augustin alias Bora Manase wahoze akuri ubutasi bwo hanze mu mutwe wa FDLR yakuri inzira ku murima abarwanyi b'uyu mutwe bafite gahunda yo gutera u Rwanda. Avuga ko kubigerageza ari ukwiyahura bijyanye n'ingabo yasanze rufite. Muri Kamena 2021 nibwo Colonel Nshimiyimana yafatiwe mu rusengero rw'ahitwa Rubaya ho muri teritwari ya Masisi iri mu zigize intara Kivu y'Amajyaruguru mbere yo gushyikirizwa u Rwanda. Kuri ubu ni umwe mu bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe nyuma yo guhererwa amahugurwa amutegurira gusubira mu buzima busanzwe mu kigo cya Mutobo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Colonel Nshimiyimana kuri wa kane ubwo yari muri kiriya kigo yatanze ubuhamya bw'imibereho ye muri Kongo Kinshasa mbere yo kwisanga ku butaka bw'u Rwanda. Yavuze ko mbere yuko atabwa muri yombi nta gahunda yo gutaha mu Rwanda yari afite ko ahubwo we na bagenzi be ngo bari bahuje umugambi wo gutera u Rwanda. Ati twari twariyemeje ati ko tuzarwanya igihugu cy'u Rwanda twumva ko tuzagihirika ati nyine ariko natwe ati tugategeka ati kubera ko abafite ubutegetsi ati wanyigishije igisirikare yambwiye ko ari abanyamahanga ati babutoraguye. Kuri ubu rero abenshi mu barwanyi ba FDLR ati baracyafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ati bagakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ni umugambi ati bashyigikiwemo n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dore ko impande zombi ngo zimaze igihe zifatanya mu mirwano ingabo za Kongo FARDC ati zihanganyemo na M23. Colonel Nshimiyimana avuga ko umugambi wa FDLR wo gutera u Rwanda inawuhuriyeho n'umutwe wa Nyatura ugizwe ahanini n'abahutu b'abanyekongo ndetse n'imitwe ya EPSRS ya Janvier Karayiri nk'uko yabigarutseho. Ni imitwe avuga ko bigoye cyane kwitandukanya bijyanye no kuba isa n'iyahindutse umwe. Ati Nyatura tuyishinga ati muri gahunda nuko yagombaga gukora na FDLR ariko abenshi bayirimo ati n'ubundi ni abahutu bavuga ikinyarwanda muri Masisi na Rucuru ati muri groupement ya Kahembe abo ati bagombaga rero guherekeza FDLR ikagera mu Rwanda ati noneho nayo ikazabafasha gusubirayo kubohoza iwabo. FARDC ati muri iyi minsi mu ntambara yarwanagamo na M23 Nyatura ati irimo ati niyo mitwe yitwaje intwaro na FDLR ati no kuvuga ngo bagaba ibitero bimwe bakagenda bakajya kurwanya M23 ati mu bitero bimwe. Kubwa Colonel Bora Manase cyangwa se Nshimiyimana kuba FDLR FARDC ndetse n'imitwe bakorana bibwira ko bazatera u Rwanda ati nuko nta makuru bafite ku gisirikare cyarwo. Yavuze ko akurikije uko yagisanze asanga gutera u Rwanda ari nko kwiyahura. Ati impamvu FARDC irata hariya hakurya ati nta makuru ifite ku Rwanda uko igisirikare gihagaze nuko twe twagitekerezaga muri Kongo ati ni ibintu bihabanye ati ahubwo nibwo natangiye kuvuga nti ati kumbi koko turabiyehuzi. Aturebye uko ingabo ziyubatse ukareba nawe uko wirwaga ubundabunda ati hariya muri Nyiragongo ati no kwiyahura cyane
Colonel Nshimiyimana Augustin avuga ko mu bishuka FDLR ari amasasu n'imbunda gisirikare cya Kongo Kinshasa kijya kiha ari nayo yishingikiriza ivuga ko izatera u Rwanda. Uyu mugabo avuga ko abagize uyu mutwe bafite ikibazo cyo kutareba kure bijyanye nuko amasasu uyu mutwe uhabwa muri iyi minsi ntaho ahuriye nayo wagiye uhabwa mu bihe byashize ariko ntagire icyo awumarira. Indi mpamvu nyamukuru yakomojeho nuko abagize uriya mutwe nta makuru bagifite ku gisirikare cy'u Rwanda bijyanye no kuba bigoye rero kumenya ayacyerekeyeho. Yitanzeho urugero ati andi makuru ati barayabona ariko amakuru ku gisirikare cy'u Rwanda ntayo. Ati narindi mu bantu bashinzwe gushaka amakuru ariko ntayo twabonaga. Ati ntayo twabonaga sinzi impamvu ati wenda ati nzayimenya ariko sinzi impamvu. Ati amakuru gisirikare cy'u Rwanda arahishe cyane ati kuko ntaho ati ntako tutagiraga ati rwose ati kuko nanishinzwe ubutasi bwo hanze ariko nageragezaga gusesera ati wapi. Kubwa Colonel Nshimiyimana ibyo abagize FDLR ati barimo no kwikirigita bagaseka. Yavuze ko abagize uyu mutwe bibeshya ko abanyekongo bakunda nyamara ngo nibamara kubabona ibyo babashakaho ati bakaba bazabajugunya ati dore ko ngo itaba ari n'inshuro ya mbere FARDC yihindutse uriya mutwe wa FDLR. Yaboneho kandi gusaba ababishoboye gutaha mu Rwanda kuko hari abazabyibuka bitagishobotse. Akaba rero amagambo ya Colonel Bola Manase. Mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu. Imihango yabereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Insanganyamatsiko niyi ntawe uhejwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire. Ijwi ry'Amerika yavuganye na bamwe mu bagore bakoze imirimo itamenyerewe. Wa mbere ni Irene Wantege, umubyeyi w'imyaka 33 maze imyaka 6 atwara ikamyo zijya mu mahanga. Yavuganye na Asumuta Kaboyi ari muri Kenya. Bigitangira uba biteye ubwoba, ntabwo uba wumva yuko ahantu hose bari bukwakire neza. Kimwe na rimwe hari igihe ugenda ugasanga hari nk'ahandi hantu abantu bagiriye ibyago imodoka bayitwitse, cyangwa se wenda ugasanga ahantu hari aho bashika bakadutera, ugasanga hari abantu baje barabarasha cyangwa se bagize ikindi kintu bitera ubwoba muri wowe. Ariko mu bijyanye n'akazi mu muhanda nta bundi bwoba biteye. Ariko umutekano bitewe n'ahantu uherereye, wenda tuvuge ukorera nka kampani idakoresha nk'imodoka, imodoka yagupfiraho ntibagufashe, icyo gihe wagira ikibazo. Ariko mu buryo rusange by'umutekano wacu dufite umutekano impande zose mu bihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tukapakira neza twihuse tukagaruka, kireka iyo wagiye ugatinda bikabura nk'umuzigo bigatuma na mwaye wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe wenda urashiriwe ukiri mu muhanda. Nicyo kintu cyonyine kigoranye ku mushoferi kuri iki gihe. Ntabwo biba byoroshye ko wafata imodoka ya miliyoni 80 cyangwa 100 ngahe ngo uhereze umuntu ngo agende. Denike cyane ko abagore hari ukuntu twafatwaga ukumva ngo ikibaye cyose kikosa mu muhanda ngo tubona kubera ko ari umugore. Undi mutegarugori ukora akazi kadasanzwe ni Antoinette Hagenimana, nawe ni umubyeyi w'imyaka 33 atuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yahisemo akazi ko kuvugira inka mu bukwe. Rero nko mu rwego nyine rwo kwiteza imbere nk'abagore, yewe nyobora ibirori bitandukanye, abashobora kuyobora ubukwe nkaba MC w'ubukwe. Ibyo nabyo byaza kuvaho hari ikindi gice cyo kuvuga amazina y'inka. Ibyo ngibyo ukuntu nabitekereje, nabyirutse mbona nyogokuru wanjye abikora. Naba ndyamye rero rimwe na rimwe nkarota mbona ndiho ndakora nk'ibyo we yakoraga, nuko abantu bakampamagara rwose, ibi yasenga ramba umurenzi wa Murerangabo, ishombo ishoye amaboko yombi mu mabanda ya ruguru wangeriwe, inka iwacu iraziruta semimeza ya rukinga, n'inyamukingiri nk'umurinda umuheto ukazazirasanira. Birantunze, urebye urwego bigezeho birantunze, kuko muri rusange mu kwezi iyo ari mu bukwe twatangiye ubukwe guhera mu kwa 7, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 12. Ushobora gusanga nashaka kujya mu 1500. Antoinette Hagenimana uvugira inka mu bukwe na Irene Wantege utwara ikamyo bavuganye na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi. Nibutse ko iyi ari inshuro ya 48 u Rwanda rwizihiza umunsi w'abagore, ikaba inshuro ya 81 wizihizwa ku rwego rw'isi. Mu biganiro byacu kuri uyu munsi turaha umwanya abagore, duhereye kuri iki kiganiro iwanyu mu ntara mwumvamo abategarugori bavuga ibibazo by'abategarugori. Ijwi ry'Amerika,
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Igihembo cy'amahoro na demokarasi kitiriwe Madame Victoire Ingabire Umuhoza cyahawe uyu mwaka abantu batatu: John Williams Ntwari, umunyamakuru umunyarwanda witabye Imana mu kwezi kwa kabiri, abaharanira amahoro bose mu Rwanda, na Kambale Musavuri uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igihembo gitanzwe ku nshuro ya 12. Umuhango wabereye mu Bubiligi mu mpera z'icyumweru gishize. Madame Perpétue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro. Navuganye nawe atangira ambwira icyakurikijwe mu guhitamo abahawe icyo gihembo. Twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi atarobanuye. Icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange. None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyo Kambale Musavuri, buri wese ku ruhande rwe niki cyamuranze mu